amafaranga urayese ura amafaranga wagenda amasomo meza Kevine wese ugiye ku ishuri cyangwa wagenda amasomo meza Kevine wese ugiye ugiye ku ishuri uri kubona ahantu hindukiye uri kubona ahantu hakubuye harakubuye simira koroti ibyombo birogeje ugiye kwiga umva subira mu nzu umunsi uzamenya kujya ubyuka umva hagarara mbanze mbikubwire umunsi uzamenya kujya ubyuka ugakora amasuku yose ukayarangiza uryambara inifomu ubundi se ko ufite n'ubwenge jya ukora imirimo yaha uteke ivete asange wahishije n'ubundi ufite ubwenge niyo utakirirwa ujya kwiga uzatsinda ngo genda ukuremo inifomu ugiye kwiga none Kevine amasomo ivete amasomo meza mwana wawe uranyumvirara ugiye kwiga ariko ntugira n'isoni urandeberara wagiye kwiga na munagani yake nakwiga ye kugumana na nyina hano ntabwo waje kwiga bakuzanye aho kuba ntabwo bakuzanye aho kwigira ntasoni ariko ibintu akora ntabwo ari byo gufata umwana akamubuza kujya kwiga kandi ntareba nabi ibi bintu bizamukora ubuse ngewe wasubiraho nkamubeshya yuko ari konji njya kumufasha imirimo oya ariko reka ngende mfate note ningira ibyo menyamo ndaza kuza musobanurire nta kibazo kandi kwiga gira vuba nukenera kujya kwiga ujye uzinduka saa 9 nimbyuka usange n'igikoma n'iki byose wabishe n'amasuku wayacuruza aho nushaka uzambara ugenda ariko mu gihe uzajya umusabikora
muzaniye inkuru nziza mbona ko anti yakujije kwiga muzaniye inkuru nziza nanahita ikoraho ubwo uzi baje nyine hari abayobozi baje mu kigo bareba abana babaye aba mbere mu kigo nyine mu kigo hose amafaranga bari bayazanye barayagabanya basanga buri mwana ari bufate ibihumbi 6 dore yawe nayazanye ibihumbi 6 Nalise Kevine kujya kwiga ubu ngubu hari icyo biguhombejeho uyu munsi hari icyo byagombejeho amafaranga ngayo ndayazanye note nazanditse turaje ducacinga mu kanya kuri tablet turebe ubusobanuro bwabyo katirari note mwanditse mwashyikije aha ngaha kagarukiya mwanditse na byinshi ariko ntabwo ari byinshi cyane ntabwo ari byinshi niba ngibi kuri njyewe bijyanye n'ibyo mfite mu mutwe wanjye nagusobanura wenda nk'urupapuro nka paje 2 nta kibazo umva nkubwire turaje turya amabombo amabiswi amandazi n'imigati Diane ayadusanganye leta ajyana kuyanywera ahubwo twigendere mu nda Diane ari hehe? nawe uhari Yagiye hehe? ntabwo mazi aho yagiye Niko mwaye muzi ko hano ntazahagera kweli? Wamugiye mvamo amafaranga yanjye. none se Diane ko nawe uhari Oya mugire vuba. Diane nyine nakubwiye ko nawe uhari Oya mugerageza buryo ki bushoboka muyashake muyanke ko ndavana nta cyane. Kuko kuri bare nakize kubera mwebwe. Mukaza mukanywa inzoga z'umuri muzi ngo izizishyura. Mugera amuzi ngo sinzahagera nahamenye ngo ari mugisha. Mugiye kwata kwa ndi mugihe kanicara. Samu ko watuzindukiye ni amahorora Ndashaka ruswa ntazahamenya se. Uvuga ngo ndashaka amafaranga yanjye ngira vuba mpereza neza. amafaranga nyine Samu urabona ntayo mfite ubu ntayo mfite n'ukuri Gira vuba ko yagoge naje kuyatwara. Kandi ko no kuri bare nakinze. Kandi ariko ko umuntu abakora ashaka amafaranga. Mwe mwaraje muranywa gusa muzi ngo hano sinzahamenya. Gira vuba mpereza. mva nyihanganira umunsi umwe gusa ejo nzayakuzana Ntabwo navana ntajyanye nicaye. Kandi avana ko yijyana. Kuri bare nakinze imibare mba ndimo kubara. Umwanya nicana buraga. Gira vuba ahubwo. ubu ntayo mfite n'ukuri nyihanganira nk'umuntu wanjye nk'inshuti yanjye nzayakuzanira ejo Nta bushuti mu mafaranga. Uzaba inshuti mu bindi ako mafaranga bakugira vuba. Ndahava nyajyanye. se ndayakure ko ntayo mfite rwose Iyo ranje ushaka n'umupira. Niko ngaho ushaka kumpa amafaranga yanjye. Samu nawe jya uba umuntu rwose w'inshuti yanjye kuko ko 6,000 nibyo bigiye gutuma umfata mu Uzi ko ntoki uzi ayo mafaranga urayazi. Uriya amafaranga cyangwa ntuyanga. ntayo mfite n'ukuri basi se ngushingike ino telefone ninyabona uzayimpe Oya nta ngwate nshaka mu rugo. Ni amafaranga gusa nshaka. none ko ntayo mfite n'ukuri Urayazira rero. Ndavanga nkukubise. Karame.
ni bitandatu aruzuye utahakira amafaranga yawe ntibiri hasi kurya ni ukwishyura kurya ni ukwishyura ikindi gihe nuramuka unaje umenye neza ko uzajya ufite amafaranga